bamuhaye umweru kubera itara ngira hari mike ishyiraga okay mikoro ijyana hagati yanyu okay shari we wangira ururara mikoro kwifotora kwaje ya izamure uyishyire hagati yanyu nari twije action uriya mugabo uhurira n'umuhungu we ku mukobwa bibyita bakazana ugasanga ni fiance w'umuhungu yaje kubasura bikarangira se w'umuhungu nawe atangiye kumwuguka ibi bintu biterwa n'iki bigira izihe ngaruka ese uyu mukobwa yatugishije inama yemera akomezanye n'uriya muhungu cyangwa bose abareke aho guteranya umwana none se ni umukobwa wagishije inama yego yatubwiye ko akundana n'umusore ndetse bari mu nzira zo gushakana ntabibwira umuhungu ariko aheruka kujya uko ajya ko iwabo gusura umuhungu niko se w'umuhungu amwikira udusinye yataha akamwerekeza amuha amalifti amuha impano ubu ari kwibaza ese akomezanye na se izo mpano se arazakira hari izo yatangiye kwakira wese akunda uwo muhungu aramukunda nareke se w'umuhungu yarakunda umukobwa akunde umuhungu hari aho bijya biba ariko ugasanga umukobwa yikomezanyije na se cyangwa arabakina bombi nase se w'umuhungu se nta mugore agira aramugira ni ukuvuga urwo ni urugero ruto ariko turabishyira in general uko abantu babaho hari igihe ibyo bintu bijya bibaho kumwe n'umukobwa mwiza cyane w'icyuki umukobwa mwiza w'umunyarwanda cyane witwa Aline Abateseline wowe uri umurundi nje nkundana n'abashinga ntahe ntawe uzakuramo nta kintu mfite ni igihombo twagarutse tubakunda turabashimira cyane turabakunda natwe muradukunda ndi kumwe na Aline na Clemence twicaye ahangaha turi tubaganiriza ibiganiro byiza byubaka urugo byubaka ubucuti byubaka umuryango ku mpande zombi zitandukanye ku bakobwa n'abahungu bagikundana ku bamama n'abapapa bubatse ku bakecuru n'abasaza bashesha kwangwe bafite inararibonye mu rugo natwe nibo twigiraho rero ari tugiye kuganira ku muhungu n'umukobwa barakundana n'abafiyanse umukobwa natugishije inama tena umukobwa we yatugishije inama ko akundana n'umuhungu ariko iyo agiye gusura umuhungu ise w'umuhungu amucira amasinyare amwereka sinyare ko amukunda papa we sebukwe tena sebukwe amwereka amasinyare ko amukunda noneho umukobwa we akabyirengagiza kuko akunda umuhungu yamara kubyirengagiza agahindukira ku ruhande umusaza akamuhamagara akamubwibeshya umushuti wawe aragushaka arahananga telefone ye yazimye ngo dusangire yahagera urumva nimba ari se w'umuhungu ubimubwiye ntabwo yahita atekereza kuba yahamagara umuhungu yarangiza cyangwa se kenshi cyane wasanga aba ari kumwe n'umuhungu we cyangwa se umuhungu we akaba afite ahantu amusize nko mu rugo aryamye akabona telefone ye akanayizimya akamubeshya akayimucangiye nko kuri sharijeri nabyo birashoboka tirike y'umusaza ntabwo twamenye iyo ariyo kuko ntabwo ariwe watugishije inama hanyuma umukobwa aragira ati kenshi cyane amajije kunshuka inshuro 3 kandi noneho agahamagaza na telefone y'umuhungu ubwo urumva ashobora kuba amuhamagarira akiri mu rugo yangiza agahita afata imodoka agahita yagiserera koko kandi bagahurira hahandi yarangiza ngo agahita amuha impano zazindi nyine ziri aho ngaho zimureshya ubwo urumva impano ziba ari ibibyibushye tubivuge gutyo
zifatika akamuha impano akamubwira ko amukunda ati nubwo ukunda umwana wanjye ariko nanjye ndagukunda. numva ako kantu umwana w'umukobwa aragira ati ese umusaza yakabaye wenda yarapfushije umugore byashoboka namukurikira kuko mfite icyo nkurikiyeyo. ese kandi umuhungu ntabwo abizi ko uwo musaza yatangiye kunkunda. mwese mwangiriye ihena kandi umuhungu ndamukunda. yewe dufite na gahunda yo kubana twarabipanze. uwo muhungu nta kintu azi, urumva ari mu mayira abiri atazi ibyo ari byo. se ashaka kumusenyera. hanyuma umukobwa nawe yabuze amahitamo, aragira ati ndamutse nkunze uyu musaza nazahomba ibyishimo byanjye. umukobwa aragira ati ese nkomeze nkunda umuhungu cyangwa nkomeze nkunda umusaza, wamugiriye ihe nama? inama namugira ni uko umukobwa yakomeza agakunda umuhungu, kuko umusaza n'ubundi nubwo yaba amukundira icyo kibyibushye ntabwo bivuze ko uwo musaza afite urukundo nk'urw'umuhungu afite. umuhungu urwo afite ni urukundo nyine, wasanga ari urukundo nyine urumva warashaje, kandi ubwo yaba adashaje ni se w'umuhungu. umusaza ngende wumva ari muri returudaje, ari muri returudaje, mbese ari gushaka kwisazura kandi ntabwo byashoboka. kandi uzi nanone ikibazo kimwe, umugore we baracyana abana, nyirabukwe w'umukobwa. ngaho ibaze noneho umukobwa asenyeye nyirabukwe. ibaze asenyeye nyirabukwe, ni amahano. ngenda umva ni amahano. akavuga ati umukobwa yakunze umuhungu wanjye, none umugore w'umuhungu wanjye, umuhungu yakunze umukobwa umukobwa maze kumukunda, ise nawe yahindukira akunda umukobwa w'umuhungu wanjye. ubwo se none aransenyeye, ubwo se ari nkawe wa mugani wabifite. ni amahano, ni amahano. uribaza icyo kintu cyane rero inama namugira, nakomeze yikundanire n'umuhungu, hanyuma umusaza amureke, ko n'ubundi umusaza ibyo amuha bizarangira. kandi ikindi nubwo abimuhereza ntabwo ari ukumukunda, ni irari amufiteho. ntabwo amukunze ngo babane, nta nubwo amukunze ngo bakundane ibihe byose, ahubwo amukundiye irari amufiteho rishira. namukunda aramukunda uwo mwaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3. ya myaka 3 nishira azaba uburyohe yabumumazemo, wa muhungu we azaba yamwanze, kuko na cya gihe yataye n'abandi bandi bamukurikiragaho bamwirukagaho b'abahungu, nawe bamucishijemo ijisho birangire nabo nta kintu bakivuganye. mbese azaba ari hagati na hagati, yabuze hepfo no haruguru. twakugira inama rero yo nakugira inama komeza wikundane n'umutipe niwe mwatangiranye urukundo, afite dukeya ariko umukundane. oya intambwe naha umukobwa ntabwo nahita mwoshya kubibwira umusore. njyewe nabibwira umusore ariko nkamubwira nti sheri kuza kugusura iwanyu birambangamira, nkashaka izindi mpamvu. ku buryo nkaca hirya nkamubwira nti sheri kugusura iwanyu birambangamira, mba mbona hari isura itari nziza kuba nzi iwanyu tutarafata irembo, utarankwa, utaragira gute. sheri reka tubanza dufate irembo, untere rivi, hanyuma ababyeyi banjye n'abawe babibone ko turi mu murongo wa nyawo wo kubaka urugo. nibwo nzajya nzi iwanyu, kuko n'imbogamizi nshobora guhuriramo nazo ndi kuzi iwanyu namenye uko nzitwaramo, kuko ubu ngubu nitwa mpagaze koko ntabwo abizi koko ko uwo muhungu ibyo amubwira koko ari byo. impamvu umwana w'umukobwa ari kugisha inama, afite n'amarangamutima abiri ya se n'umuhungu. aragira ati uno muhungu ashaka kumbera nk'abangaba b'i Kigali cyangwa se biwacu mu cyaro, bireza ahantu hose, bireza. none ugasanga ashobora kuba ari kumbwira ngo tuzabana, kandi kubana koko ntabyo mbona. buriya icyizere cy'abakobwa njye nihereyeho, burangiye nizera ikintu ndaranya mu mufuka.
ikintu wabonye ikintu mfite mu mufuka Nicyo wanjye nizera. nicyo nizera jyewe ako niko Rero- biba bigomba kumera n'ubundi rero niyo mpamvu rero umukobwa ari mu mayira abiri ntabwo azi neza koko ese umuhungu aramukunda namwicaze hanze cyangwa se hasi cyangwa se ahantu mu kajaride ahantu baganirira runaka aho yumva atekanye amubwira uti sheri wanjye kuza iwanyu te nabwo wumva umuhungu aracyaba iwabo kuza iwanyu ntabwo njye numva bitamfitinga neza uti kubera iki sheri wanjye nurangiza umubwira uti sheri wanjye kuza iwanyu hari igihe mba mbona mama wanjye cyangwa se ababyeyi bandera runaka ashobora kuba nta na mama wagira iwanyu bashobora kuba batanabifata neza n'iwacu bashobora kuba buriya nushaka ikintu uzagishire kuri iwanyu kuko nugishyira kuri iwabo w'umuhungu ntabwo bizagaragara neza wowe kenshi cyane ubishyira iwanyu ku mukobwa kuko ashobora kuvuga ati koko wa mukobwa iyo yagiyeyo kwa runaka n'ubundi iwabo w'umuhungu ntibaba bahari baba bagiye gusambana kandi umuhungu ashobora kuba niba uwo muhungu akiba iwabo pe aracyafite ubuzima nyabuzima umuhungu ujya gushaka agashaka aturutse iwabo uwo nguwo ni sawa atafite geto ngo yibane uwo ni sawa rwose aba agifite umuco w'iwabo hanyuma intambara nyinshi cyangwa se ibinyoma byinshi ubishinze iwanyu kuko umuhungu ntiyatinyuka kuza kukubwira ko gufata umuntu w'iwanyu akamubwira ngo kuki ngo gutya na gutya mubifata nabi bimeze gute na gute ntabwo yatinyuka kubikubwira ugahita umutera insiyasi sheri ugomba kunterera ivi abantu n'abaturage n'abafamiliye bakabona ko wantereye ivi nenda kujya mu nzira zubaka urugo sheri wanjye ugomba kumenya ko ugomba kuza ugafata irembo wamara gufata irembo tugahita tumenya ko wa mwana koko bamufatiye irembo n'ubwo urukiko rwatindaho ariko umugabo yafashe irembo nta wundi musore waza gufata irembo ikibazo nasuzugura sebukwe inzigo ntihera aho ngaho hoya ntabwo wamusuzugura kuko icyo gihe iyo bigenze gutyo wowe uri kubyumva ako nyine ashobora kuvuga ati uranciye amazi uransuzuguye ni gute n'umuhungu wanjye ntabwo nemera ko akujyana ni njye uzaba ariko numva umuhungu njye numva umukobwa yakicara akabibwira umuhungu njye numva umukobwa yakwicara akabibwira umuhungu noneho bagafata umwanzuro niba yanabyanga bo bagashakana ku giti cyabo erega ntabwo kuri ubu ngubu ntabwo umuntu ashaka kubera ababyeyi nabibwira umuhungu ntajye gukrea konfli hagati y'umwana na se nyine icyo ni ikibazo ariko nanone umwana ni umuhungu niba akunda umukobwa niwe ufata umwanzuro kuri se sibyo kirema ariko buriya umuhungu yagukunze agomba no kwishingira ibintu byose kuko nimba se w'umuhungu adashaka ko ushaka umukobwa njyewe umuhungu nkaba ngukunda ngomba kurwana intambara kandi nkanamwereka ko umukobwa yabimbwiye kandi ikindi kintu nabonye iyo bimeze gutyo usanga ababyeyi bongeye kukugarukira nyuma wenda mubyaye hari igihe impande zombi ababyeyi b'iyi minsi hari igihe uwo mwana w'umuhungu hari igihe uwo mwana w'umuhungu arine aba yumvikana na nyina cyane kurusha uko yumvikana na se ise noneho wenda akaba baragiranye akantu gatoya akavuga ngo wa muhungu wanjye nanjye ngire gutya nzahindukire nkore akantu gatoya nanjye mubabazeho gatoya akaba ariyo mpamvu umwana w'umuhungu nawe ari kubigenderamo gutyo ese ubundi iki kibazo gikunze kubaho cyane rwose gikunze kubaho nko mu byaro cyane kubaho kuko mu byaro hari ahantu henshi bagikazanura ibi bintu turi kuganira byahozeho ku bwa mbere ya ba mama ku bwa mbere ya ba mama byahozeho kuko ni abantu bajyaga agashaka umuhungu atamuzi kandi bakubaka yamara gushaka umuhungu atamuzi bagahita bamufatira umwanzuro wo kujya kwarama kwa sebukwe yajya kwarama kwa sebukwe kuko sebukwe yabaga azi
yabaga sebukwe azi aho iwabo bagiye se bagiye mu ifamu bagiye guhinga agahita ariko byari n'itegeko ko sebukwe sobukwe agomba kubanza akaza kumva icyo umuhungu cye akumva ko umuhungu kwe agiye kujya arongora uko bimeze no kumucira amayira nibyo bitaga gukazanura. umuhungu yabanza umugabo se w'umuhungu yabanga kujya umugore w'umuhungu yego rero urumva kuri ubu bibaye rero kuri ubu ngubu iyo kategori ntabwo ikibaho. ndumva njyewe umukobwa yakicaza umuhungu akabimubwira yamara kubimubwira akamubwira ati ariko impamvu nkwicaje hano shiri wanjye nkwicaje ngo mbikubwire ni impamvu y'uko ngukunda akanamubwiza ukuri ati dore kado papa wawe yampaye yamamagaza agatelefone yawe nkaza ngira ngo ni we tugiye guhura nanjye nkisanga nicaranye nawe ariko akambeshya mbwira ngo uraje rero nkashiduka utaje najya kubona papa wawe nkabona burije inshuro nyinshi najyaga mpita musezera ko ntagira gute ntemerewe gutaha ijoro mu rugo rw'iwacu. ubwo rero urumva ko kuva umwana w'umukobwa yaba agize amahirwe agatinyuka akabibwira umuhungu byaba byarangiye byaba bibaye byiza kurusha uko yabiceceka ntabivuge. umuhungu se nabiganiriza nyine urumva nabwo ni ugusenya urugo. nyina azavuga ati azataka umugore no tureke no kujya ku mukobwa icyo gihe impamvu reka mbabwire impamvu mwikirirwa muburana. icyo gihe umuhungu yajya kubiganiriza nyina kuko adakunda wa mukobwa ariko umuhungu abaye akunda wa mukobwa yamubwira ati sheri we ntumwiceho uzamureka ajya akomeza guhamagare nanaguhamagaza nimero uzayitabe nanakubwira ati duhurira aha uzamureke muhure hanyuma nawe nurangiza uzahindukire nyuma kugira ngo mfate papa unyandikire message neza ahantu muri naho mwicaye nanjye nze nkuje kunywa akantu ninjire nk'utabizi mpite mbafata noneho mere nk'umuntu dushwanye ariko njye nawe tubiziranyeho hanyuma ningera mu rugo natse umuriro w'ababyeyi mubwire ndangiza mbwire papa ati papa uri umwana mubi ugeze naho uca inyuma njyewe ugasohokana umukobwa nkundana nawe urashaka gusenya urugo rwawe usenge n'urwanjye. icyo gihe w'umuhungu aratangira agatonganya papa we atari kumwe na mama we kuko iyo ahindukiye papa we yari umubyeyi ushyira mu gaciro yitekerezaho akamubwira ati mwana wanjye mbabarira nararengereye ntubibwire na mama wawe. ubwo rero iyo umuhungu atagukunda niho hahandi ho ahindukira akabibwira nyina ariko iyo agukunda uramubwira arakubwira ati we mureke n'ejo azaguhamagara muhure nimuhura ujye utunyandikira message cyangwa se umpamagara ujya guhura nawe nuhagera aho mwicaye unyandikire message. hari n'igihe nk'izi telefone dufite zitera wireless ugahita umwereka neza wireless yaho wicaye akaza kuri wireless akakugeraho arakureka akaza akanabasuhuza se mumeze mute nanjye nayo njanga kwinywera akantu kamwe akagita yigendera nko kuri kontwari ntashyize umukobwa mu kaga oya agahita yigendera kuri kontwari impamvu atamushyize mu kaga sibyo umukobwa aba yaje umusaza abazi neza ko nta communication umukobwa afitanye n'umuhungu yama nta noneho umukobwa we kuko aba afite uko abiziranye n'umuhungu baba babivuganye umukobwa agahita ashyiramo password muri telefone ku buryo wa musaza ataza kureba koko yavuganye n'umuhungu umuhungu nawe agahita abereka bakigira kuri kontwari. ndazi neza ko umusaza afite indangagaciro y'ububyeyi ntabwo uwo mwana w'umuhungu yakwicara kuri kontwari wenyine ahubwo bamuzana umusaza yamuzana bakicarana bagasangira bamara gusangira umuhungu arenzaho
ariko akajya areba umukobwa igitsuri nyine yanarakaye ka kantu kakazamo k'ubutsuri ku mukobwa baba babizinanyeho, barangiza baratahana na papa we. Tena ntabwo ari butahane n'umukobwa, umukobwa arabasezera atahe. nagera wenda mu rugo n'umusaza babanze baciringe, cyangwa se niba bari no gutahana no mu modoka agenda amusomera ati dadi biriya ni ibiki uri gukora, ushaka gusenya urugo rwawe ugasenya n'urwanjye, papa ni kuriya zubakwa, kuki mama dushishikariza kubaka mutwaka abuzukuru, ni kuriya muba mubigenza n'iki. ubwo umusaza iyo afite indangagaciro arapfukama agacaba bugufi akitekerezaho agasaba imbabazi umwana. Rero iyo abyitekerejeho nawe niba ari umuntu mukuru ahita yongera akareka guhamagara wa mukobwa. Umukobwa abibwire umusore rero. Umukobwa agomba kubibwira umusore. Noneho njye inama nabwira umukobwa nabibwira umusore, nibwo azahita amenya neza ko uwo musore koko amukunda. Naba atamukunda urugo rw'iwabo w'umuhungu ruzagira gute? Ruzahita rusenyuka kuko yabibwiye umusore. Kuko umusore naba atamukunda azahindukira abibwire nyina. Nta bagore ntabwo twihangana umugore ahindukira tuko umusaza n'umukobwa ntabwo bazabakira, bibe birarangiye. Ubwo rero wa mukobwa nawe arahita amenya aho ahagaze koko, nimba umusore amukunda cyangwa se atamukunda. Abapapa bitwara uko dusoreze urumva. Hanyuma abapapa bitwara ku bakobwa cyangwa se ku bahungu, rega ntabwo ari n'abapapa bonyine, n'abamama. Umusore wawe ashobora kuba akunze umukobwa, yamara kumukunda nawe ugashiduka wakunze wa muhungu. ubwo rero ababyeyi bitwara ku bakazana babo cyangwa se ku bakwe babo, ni ukuri mugarukira aho ngaho mumenye ko atari byiza, kuko iyo ushaka gusenya urugo rw'umwana wawe nawe uba urimo urasenya urwawe, kuko iyo usenya urw'umwana wawe nawe uba urimo uratera urwawe umuriro uva ku mwana wawe uba urimo urajya kuri mama wiwe. Ndumva nizo nama twabagira. Gusa nka Kigali Love Zone turabakunda cyane, niyo mpamvu tuba twicaye